Yes, twongeye kubaha ikaze mwese mukurikiye Boomways. Ku bantu bari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, mwese ikaze, kandi ku muntu urwaye twizere yuko numara gukira uzashima Imana kuko ari ibyiza yagukoreye ikaba yagukijije iyo ndwara. Njyewe kuri mikoro ni Gaca, hano kuri Mike tukaba turi kumwe n'icyamamare ahangaha dusanze ari kwiyumvira utugoma, akaba yitwa Jonathan. Yeah, man. Vipi man? Poa. Turi gutangira se ikiganiro cyacu, sibyo? Ukeza ko icyo tugiye guheraho. Mikoro zanyu zintera ubwoba, bro. Eh? Mikoro zanyu zintera ubwoba, wallahi. Ya wowe mbwira ngo wowe urumva rwose ari iki twaganiraho nyine ndabura nyine nabirenze twebwe, sibyo? Oya. Man, nje byunganiriza byose. I'm really. Uri seriye kudusubiza se cyangwa umufanizi wadutumye uravuga ngo nakaze ke? Man, ndagerageza, mwisi turagerageza, yaba gutera imbere, yaba gufasha, yaba kwitonda, yaba kurya amanchekeke byose. Ndagerageza, nanjye ndagerageza. Ubundi bajya bavuga ngo kubaho ni ukubana kandi nta muntu umwe kamara muri iyi si, sibyo? Nako nanjye mbyemera. Suhuza umukobwa umwe cyangwa igitsina gore umwe. Umwe. None ahangaha. Nonaha. Ndasuhuza umukobwa w'umufana wanjye uwo ari we wese. Abakobwa bankunda bakunda ibiganiro byacu kuri Boomways. Ndabasuhuje mwese muri ku mutima kabisa. None ko numva wajyagura cyari ku cyapa. Numva wajyagura cyari ku cyapa. Mani ntago nyiri ku cyapa. Ariko ndabasuhuje. Buriya gusuhuza sheri wanjye no gusuhuza abakobwa bose badukurikira, nasuhuza abakunzi bacu. Abakunzi bacu nibo bandemera sheri bro. Ntago batakunze ibyo nakoze, sheri nagira imbaraga zo kumukunda rwose, nahararabizi nakabyumvi. Ariko nyine arasanga abanyine abakobwa benshi cyangwa igitsina gore badakunda ku media. It's okay, ubushake bwabo. None se yes, umwaka wa gatatu hari umufana wambwiye ngo ese Jonathan ko yavuze ngo akembe kavura inkorora. Uzamutubarize ngo mu wa gatatu yarabaye hate? Ese yari afite mu mukunzi? Mu wa gatatu primaire secondaire. Gatatu secondaire. Mbwira nimba yari ahari, uramutubwira ku mateka ye. Man, yari ahari. Ntago namubura no. Yari ahari. None se aracyariho cyangwa ni kera wallahi. Man, ni kera cyane ntago yaba akiriho. We aracyariho mu buzima ariko ntago akiriho mu rukundo rwanjye, ntago tugikunda. Niki tazibagirwa byabaye hagati yawe nawe bibiri by'ingenzi uvuga ati ibi ngibi ni isi yakwikaraga ikiyubika, ariko igihe nacyagiye cy'urubanza uzavuga ati ibi ngo iyi video mana wayikasaringa utwo turu tubiri. Ntazibagirwa. Uvuga ati rwose mana iyi video mba buri kasaringa kuko iri kunyibutsa amateka ako kantu. Tuntu tubiri tw'ingenzi. Wallahi. Man. Ni byinshi rero. Ni byinshi ariko bibiri byo. Nyine ubundi mu buzima twese duca muri byinshi, ariko hari iby'ingenzi buri wese atakwibagirwa pe. Utuntu tubiri ntajya mwibagirwa. Wowe rwose bati ngiye rwose uyunguye isi yikaraza Imana ikagaruka bati akira iyi video ngiye kumurikira abantu bose babimenye urubanza rwawe rutangire. Bati iyi ndembe y'icyaha. Utuntu tubiri. Icyambere nuko yankunze nyine byabayeho ko yankunze. Icyo ngicyo nicyo cyambere ntajya nibagirwa. Nibuka ko yankunze nyine ntago njya mbyibagirwa keretse ubwo abimforomase yarankunze ntago myaka. Icya kabiri nuko yankunze
nyine bya nyabyo. ibyo ngibyo rega birajyana ko yagukunze. Mu gihe cyabyo nyine yankunze bya nyabyo. Icya mbere ni uko yankunze, icya kabiri ni uko yankunze bya nyabyo mu gihe cyabyo. Niyihe mpano yaguhaye cyangwa n'iki wamuhaye kitari amafaranga? Igize kumpa igize Buretse kitari amafaranga, kitari icyo kurya, kitari icyo kurya, kitari n'amafaranga. kandi mwarebanaga mwese mugasekana. Igize kumpa gasa bro. Umva se nyine umva ikibazo. Yari kwiha ikibazo karakisubiza. Nakubwiye ngo ni ikihe kintu umukunzi wawe yaguhaye utazibagirwa? Ntazibagirwa. Havuyemo amasaha, utuntu tw'impano tw'utusaha, akazamo ikindi kintu, atera ikintu cyo kurya. Ibyo bintu rwose wawe. Kandi iyo mpano yaguhaye mukaba mwarebanaga mwese mugaseka. Kandi none aha ngaha mukaba utazigera ukibagirwa. Kitubwire kimwe. Kimwe? Urukundo bro. Hano warutwika ari urwa mbere. Byose ni bwo byubakiye umusaza. Byose byubakiye ku rukundo. Umuntu kumva utamukunda. Narankunze mu buryo bwa nyabwo muri cyo. Mutakiri kumwe. Ni mu gihe cyabyo man. Byari bifite igihe cyabyo birarangira. Muri comment nimba akundira kugukurikirana akaba atarashaka yumve ko urukundo rugihari azagaruka. Ntabwo ari uko nshatse kubwira bro. Umuntu twakundanye iki gihe size ngizi rwose ngize ukuri n'umubyeyi ushima Imana nanjye ndacyari igisore kiraho ngaho. Umva rero ntago bihura. None se ko bajya bavuga ngo aho yaciye ni haca urwango. Inkize umugani wa Kinyarwanda subyemera ko ari umugani wa Kinyarwanda. Njo mugani ntago mpamanya nabo. Ariko uranyuze ntaca ubwango. Ariko urawuzi. Ntawo mpamanya nabo. Urawuzi se basi? Njya nkumva ariko simpamanya nabo. Ntago mwemwe. Yaciye ntaca urwango. Cyetse ubwo nyine ngize nk'umuntu binsobanurira nkabyumva. None se iyo bavuze ngo dufate iry'iburyo. Dufate iry'iburyo. Dufate iry'iburyo. Ni iriki ubundi? Mani ntaryo nzi tubone kubyumva gutyo. Gusa nyine gufata iry'iburyo byo hari ukuntu bijya gusa bisanukamo mo gakeya. Gute? Ko numva nyine nanjye nyine ni nko sindabivuga gutera. Urugero iyi ni umuntu wawe yenda umuntu wawe ari nko mu bibazo. Noneho mwebwe mudafite uko mwagira gute icyo mwakora mwahumuri. Mukaba mwavuga tuti dufate iry'iburyo yenda nko kumusengera se. Sinzi ngiye ko nyine ndi kubyumva ndi kumva ari nk'umuntu wanyu urugero yenda nko kwa muganga. Mufite nk'umurwayi mwurumva nta bushobozi bwo kumuvura mwamufite. Noneho bakaba bari nko kumuvura yenda ari ukumubaga urugero kugira ngo akire. Naho mwe mukajya ku ruhande bari nko kumubaga icyo gihe mwoti dufate iry'iburyo muri make nuko mbyumva. Ni nkuko numva yenda ibyo gufata iry'iburyo. None aho yaciye nyacu urwango. Byo na rimwe ntago nge nemeranya nabyo. Dusobanurira nyine ko sone kara kantu turumva. Ntago aho yaciye se. Simbizi rwose ntago numva uko nabisobanura. Kiretse ubwo hagizemo umuntu ahubwo wansobanura. Aho yaciye ni inki ni nkayo. Uri umunyarwanda cyangwa uri umudiyasipora? None se kuki utazi iby'iwanyu? Iby'iwacu ndabizi. Iby'iwacu saho ntago ngaho yaciye ngaho yaciye ngo ntacu urwango. Muri comment bazatubwira bazatubwire bro. Bazatubwira. None se ubundi iyo mu bintu bya Kinyarwanda. Yes. Hari imbehe. Hari urusyo. Akaba urutara. Urutara ndaruzi. Akaba ikindi akaba umwuko. Ibyungo. Biriya bintu basi urabizi? Biriya bintu ndabizi cyane. None se ako binize ko uzi no kubikoresha? Cyane abikoresheje ariko ni iby'icyo gihe pe. Nimba warakoresheje. Nimba koko warabikoresheje. Yes.
ni ikihe gikoresho ubwo ati cyakoze gafite amateka meza meza karashimisha ntekereje katagatuma mbikumbura neza cyane nkumbura kugakoresha se nkumbura cyane iyo kaka yabaga ari gusya nk'umutsima nyine kusyo na ryabuye nanjye akanyigisha ati mwana wanjye bagira gutya ngo mwana wanjye utazabimbwa dore bagira gutya ndabikumbura cyane ndabikumbura none se yes basi wigeze urira ku rukoma cyane rwose bagafata urukomo bagashyira ku nkoko bakarambura bagacucumutsaho ibintu bw'uburayi bwabonetse ubujumba ku gitoki agatoki karimo ubututu ngo barafataga ngo bakakababura neza agakoma bamara kukababura ngo ariko ikiryo cyagezeho ngo kiraryoha mani ikiganiro cyawe kiri kunyerekeza ndi kumva rida none se ubundi si kamaze ngurabure ese ni ibintu bitatu yes ni uko yiga kuryama no gukora ndabyumva twebwe rero ibyo bintu nabikoreshejeho rwose kuko nabanye na kaka cyane nabanye na kaka igihe kinini urumva kubana na mukecuru wawe ibyo bintu ugomba kubikoresha uko byagenda kose ibyo bintu narabikoresheje ariko kimwe mu bintu nakubwiye nkumbura n'ubu abandi byari byiza ni uburyo yasyaga ubugeni bwa kinyarwanda nanjye nyine akamfata ati mwana wanjye fata akanshyira imbere nka nyuma tukagenda gutya kwa gutya nyine kwa uyeri ko wagira ngo ni za sisiteme gutya cyasya gukumva utabivaho none se ko mbona ababyeyi b'iyi minsi babaye tereriyo ngo babyiga mu mashuri ubu rero ugasanga buri gutakara ariko tukaba twaraje ku mihanda kugira ngo turabura abantu ubundi wowe wumva ubu none aha ngaha ubaye uri mu bantu bafite ibyemezo n'iki wumva umubyeyi none aha ngaha wamubwira ku burere bw'umwana cyane cyane ku mwana w'umukobwa ku babyeyi cyane ababyeyi bafite ikibazo wenda muri ino minsi cyo kwihugiraho cyane isi yarahindutse bro umubyeyi arabyuka yatanya yirukanka ajya guhiga umugati n'iki uburere nyine wa mwanya wabaga uhari wa mbere kwicara akaganiriza umwana ababyeyi bakicarana n'abana bakabaganiriza bakaganira imana iki gihe ntabwo bigihari ndetse n'uvutse ntakubeshye shapfa kuba afite umukozi umubyeyi ahubwo agenda igicucu ibyo ngibyo rwose urumva ku babyeyi bameze gutyo nyine mani isi yarahindutse nanjye hari ahantu mbagarukira si byo ariko hari ahantu ngera nkabagarukira se mani umubyeyi azirwa mu rugo ry'ikimana nitwa n'inzara se nibwo bizawugize ikibazo none wenda gihari uko bakura nanone nabwo umwanya ukaguma kubura w'ababyeyi abana bakagira gute bakirara imihanda bamwe usambanye n'ibindi ariko ababyeyi bagakwiye kubigabanya nanone bakagira umwanya babonera abana bro basi buriya byaba ari nk'amasaha abiri buriya isaha imwe y'akamenyero iruta amasaha 10 utaboneka muri make reka tubahwiture ni ukubahwitura bagerageze bahe byibuze abana babo uko bangana kose niyo byaba isaha imwe nimugoroba bakaza bagasaba buriya umwana asanye n'ababyeyi bari hamwe umwana hari icyo yiga izo disipurine zo ku meza ibyo biganiro byo baganira agaprofita n'uwo mwanya akaganiriza abana nk'isaha imwe ebyiri mani igitondo akajya guturitsa amajobu nyine agashaka imibereho ibyo nta birenze bro impamvu mvuze aka kantu mani facebook hariho ikintu cyitwa ubusambanyi kirenze pe usanga umwana w'imyaka 2 ashaka kureba ibintu biri kuri facebook umwana w'imyaka 15 we bamwohereje za video z'urukozasoni kandi ababyeyi benshi bazi ngo YouTube ngo yabikuyeho nanjye ndabyemera pe ariko niba ajya kuri facebook bakajya kuri IG icyo mbijeje abana banyu bararangiye barapfapfanye reka twigaruke rero sasa ku mihanda yacu ubundi Jonathan
muri iyi minsi hari umukobwa muri kuganira neza mukaguhuza cyangwa uracyari ku cyapa? muri ino minsi ndi kumwe n'abakunzi banjye cyane. Uracyari ku cyapa? wese ndi ku cyapa ndi kumwe n'abakunzi banjye bakunda ibyanjye bareba basacinga Pumways kuri YouTube. None se kankubwire oya uri kuduceberanya turabizi ko abakunzi barahari baragukukira kuri Pumway ndetse no mu zindi filime. It's okay. Ahubwo uhagize uwerekwa yaza mukagahuza. Mani njye nkunda zabimbwira kimwe nuko nanjye ningira uwo nkunda sinjya ndazamo nahita nkurasira rwose bikariya cyaze bigapfa kuko urumva kera nigize tubwire nigize nakunda umu baby man ubwo ndamupofoka danje nyine tu ndeba impande n'impande na gutya nawe hanahona niwe wari gusa baby ndamupropose yanyashije igishi byari urukundo we nyine urumva ntabwo yari abirimo cyangwa wari wamusabye? urumva ntabwo yari abirimo man cyangwa nyine hari ukuntu abajama tugenda bira mupangu nyine uvuga ati yo baby kiri gute se none se twakwiyemera kwacu ngo tuba abasitari n'ibindi kandi aba baby biriya bintu mani ntabwo bose ari kimwe genda nabyimbye n'iki baby bimeze gute kiri gute none se ku mihanda ndaganira no gutereta ntazi ibyari byo gupfa kutwara ngo ari ukuganira ibintu by'ibigambo mani umukobwa nimba naramubwiye nabyo nabyo nzi ko gutereta umukobwa mwe ntabyo nzi nza nk'umusaza nikubitira serenge zanjye ubwo iyo bivuyemo turagahuza iyo bitavuyemo ushobora gukebuka rwose urushyi ntaruriye. Wakinye iby'abana? iby'abana narabikinnye. Mukora n'ubukwe? uzi ubukwe bw'abana nakoze. none se wabayeho papa? abana b'abandi nariye ngo iby'ubukwe ubu ugiye gufata kurya uhita ushaka uburyo ki ubicomeka mu bafana babyumva ukundi. twashakanye ni mu mvugo z'ubu by'abana nyine ukabara ibintu by'amababi mukanateka ngewe igikwe cyose twakoraga nabaga ndi papa ari njye Mr. Money dore napangaga urabona ko baguciraga ibiba napangaga ibibabi by'ibirere akenshi ibirere ati izo ni inote bro z'imibare nkajya nari papa mani. none se reka nkubaze aka kantu nimba warabayeho mu mavene ni mu by'abana koko wateke mugakoroboye kumbuza abantu rega b'iyo myaka rega ni ukubakumbuza n'ubundi turabizi ko abantu benshi bakinye iby'abana. naratekeshaga navuga ko nimba twabaga dufite ubukwe burimbanyije mu rugo iwacu urumva mu rugo iwacu twabaga dufitemo n'abapagasi bro mwe mugomba gukora ibi abateka muteka gutya ahubwo nkabwa bahaha ninjye watanga amafaranga bagiye guhaha ibyo guteka ibyo kuzanywa ibyo kuzagira gute bakagenda bagateka. icyo cyabaga ari igikwe cy'abana bro udukora boye nka 80 yari abapagasi ku kintu amafi abana bakagenda bakivuba urwagwa maze ubukwe bukaba bari igikwe buri mwana byari nk'itegeko ko agomba kuva iwabo afite ikintu cyo guteka cyakoze tugeranije twarabikubitiwe ariko oya umuntu nanjye narakubiswe hari igiko nakoze nari bro chamani nidani babukwe menya ni nabwo butuma ntakora ubukwe buzima mani ako none se nizo cyagiko naragikubitiwe ndi kumwe ngo n'umwana nashatse Baraje nawe uramushaka koko? Ndamushaka tujya mu byumba barakinga rwose. Ibintu bimudeyi. Yashatse. Ibintu by'abacekere. Abira biboro barabana babaga babizi cyangwa ni ibintu. Reka nabyo. Nukugenda mukajya gusekera mu cyumba guza ati ziko twashakanye mugashinyika amenyo nyine. Muri make bikamera ngo umusore wajyaga gushaka atazi ngo biravaye birajya hehe akatajya kubwira papa ngo papa we ngo vaye mbonye amazi.
ibintu uzabikate hafi mani none se ibintu uzabikate hafi mani none se reka dukumbuze abantu ibintu byabo sibyo turabizi neza ko muri iyi minsi nta mujama ukibwira ise ngo namurebere reka kandi nta n'umukobwa ukibwira iwabo ngo bamwereke ukuntu baciye kandi kera wibwiraga n'umubebi byatakara gato papa we mbonye ibintu ngo bayure ariko nyine biriya biboro byari freshi nyine akantu katari sawa kahindutse nakunze nanjye mani ni ukuza kukurebera no kukumvira mani kagasanga irefe kumviriza nyine byari umuco radiyo Rwanda ni tuti rega radiyo ubu ngubu zisigaye zikora akazi bacomeka ikirado kikabwejura abari ku hejuru abari pare nyine bakwimvira umuziki nyine mwimwere mutwanye nyine iki kintu cyahindutse cyakabuze akari akantu niko njye nakunze pe wese Jonathan yes man nimba muri iyi minsi nta mukunzi wari umufana muri minsi ngo uri gukunda cyane akagukunda yes hari filime cyangwa ikiganiro muri gutegura muri iyi minsi cya Rokobuteri ubikomojeho ngira ngo ndarike n'abafanzi bacu abantu badukurikirana cyangwa se bakunda ibikorwa byacu hari filime turi gukina filime turi gukora yitwa Isoni Series iri guca kuri Snow TV ngira ngo Snow TV n'uca abana barayizi ni sana i na o wa na o ugatandukanya gasubiramo akanya tanava bifatanye yawo bari kwikunda cyane ni Isoni Series ni filime nziza ndimo nitwa Jonathan nk'ibisanzwe muzajyemo murebe mba mfite role ikomeye cyane bro ikomeye ngira amatsiko mani hari ahantu muzaryama koko muzaze kwirebera koko nimba koko mutajya muryama nyabyo cyangwa ni amayediti kuryama mani turaryama ariko ni ibintu biri aho nta birenze bro karagashyuye mani kayusa gashyuye mani ni management ku mani sisi ikibazo mani nimukararura abafana ariko uzi yuko kuryama turaryama ariko management mani ubanza kubimanaginga ese azira nzoga se buriya ntabwo aba ari inzoga nyazo aho ngaho ni ibanga ry'akazi ariko ni ukuvuga ngo sibyo ni filime nziza bayirebe kuri Snow TV bakore subscribe bayikore kuri Instagram Snow TV ya kuri TikTok ni Snow kabiri bagende bakore follow bakore subscribe ariko bagaruke no kuri ino channel yaciye izi ni Rokobuteri izi ni bumve ko ari intangiro z'imiriro bya hatari none se Boom Ways asa Jonathan kana dukoreye no umuti bro Boom Boom Ways asumane bundi ra Boom ni iki man hoje mva bundi ra Boom kari ngeza Boom nzeruka mu kigo habaga Boom Ano wajama nyine ibintu bakifunga bya hatari iki kuko rwose ababeshya inshuti zanjye sinize n'umuhanga cyo kuvuga ngo gurya uzatwara Rokobuteri kabumu kageragamo ariko Rokobuteri izo utwara zo ni nyinshi byo nabirenze none se Jonathan oya wimanukaniraga ibyana bye nka bibiri iriya ways umve kari wumve nyine kari ni wa muyoboro wakujyanaga muri Boom bro man kabisa none se ubundi bashaka Jonathan kumubona yamubona hehe yamubona gute byagenza gute bashaka gukoresha muri ndi filime se byakunda bwira abantu nibiba na ngombwa ubahe contact zawe am Jonathan ndi Jonathan ndo umuntu uri classic sinzi classic umuntu wibereye aho ngaho ndo umuntu njye ntabirenze none ko tubona wagira ngo cyakoze uyu mubebe ni wawe iyi ni Magina man ni wawe baramwitiriye mani bizakuntamo igire igire ngine yes nari nkomeza nyine banza turabure gake nkomeza bro no kuvuga ngo
abana batoya bajya bagira utuntu two kubaganamo ukuntu ariko nta birenze bro. Magina ndaje tuganire baranshaka. So inegire nana. Yes, nari ngikomeza bro. Nari ngikomeza n'umupeti wanjye kandi cyane nta birenze. Umubebe umuhanagura karakubagana karimo mama karimo gahinda n'iki. Yes, nari ngikomeza rwose umuntu washaka kumbona kuba ari hanze kode ni 250 karindwi 82 gatatu kabiri 96 karindwi gatanu. So iyo nimero niyo nkoresha ahantu rwose bawe yaba ukeneye kuntera inkunga mu bikorwa byanjye. Hari filime nkina nabibabwiye, nyuma ya filime hari n'ibindi bikorwa n'ibiganiro n'ibindi. So ukeneye kunshyigikira rwose nimero ngira ngo uraza kuyandika hasi. banyohereze ku dufaranga nanjye ndebe ibyo ari byo. Ya X bakwita gute? Koresha X? Oya. Instagram IG ni Nizeyimana Siraj, TikTok Nizeyimana Siraj, Facebook ni Nizeyimana Siraj, ni amazina yanjye. YouTube naho imiriro iraza kumanuka babe bareba iyi iyo ngiyo niriho imiriro yose. Dirako butere ya ibwira umuntu wese wakunze ibyo dukora yuko ahangaha n'ahandi uzigera usanga ubudasa n'ahangaha kuri Boomways. Ku basore banyu mwikundiye mwihebeye kandi nabo babakunda nkeka yuko nta rwango tuzakikana ahantu heza kandi rimwe tuzicara dushima tuvuga ngo umufanisi wacu ngwino dusangire ku matunda twabibanye twasaruranye. Ewana tuzasubira ubutaha. Ciao bro. Ciao.